dutangira agafilimi k'umunsi nta gafilimi keza cyane ariko ndagusaba ubanze ukande subscribe niba utarayikanda hanyuma nurangiza udu like comment biba byiza wanagasharinga ku nshuti zawe ndetse n'abandi bantu kugira ngo bamenye udufilimi tweza dusobanura ndetse banamenye na channel yacu. Hano ari umugore yaraje asanga abangaba aho bari kumbi n'umu ex w'uyu mugabo kandi umugore wambaye agakanzu k'umuhondo kowe n'umugabo w'uyu mugabo ariko baje bamusanga nyuma batibaza se uramu ex aje gukora cyanga uyazatuma mbona amahoro. Hanyuma umugabo yaje yishimiye uno mugore kumbi n'umwana babyanye kera bagikundana ati umusore hanyuma bakomeza baganira abangaba nabo bari kwibaza icyaje gukora ahangaha. Ubwo baravuga ati n'ubundi Adam nawe abigiramo uruhare uyu mugabo yitwa Adam. Hanyuma umugore yaje avuga ati reka nze njye kubyihanduringira ngende bikemure. Azabaza ati kubundi nkamwe mpamuje gukora cyanga. Umugabo ati ariko imyitwarire yawe. Umugore arambwira ati homora ntago ndi buti ndangaha ni umukobwa nje kureba kuko uno mwana aba muri umuryango abantu muri umuryango w'umugabo n'umugore. Hanyuma nyina yaje kumureba ambwira ati n'ubundi mundeke nigendere atafata umwana we abaramujyanye. Hanyuma Adam n'umugore we basigara ahangaha hanga atari ko ubundi ibi ni bicuri gukora ubundi wasaze ndanga atari ko ubundi uracyamukunda ati gute ahora zangaha abaje kureba iki. Avuga ati ndeka nigendere. Umugore ambwira ati ko urajye Adam ambwira ati ko ibazi kufatwa abana na rimwe utaranyizera na rimwe nturanyizera na rimwe buri gihe ubora wumva ushaka ibibazo gusa. Hanyuma Adam yaje basanga nuko uwo mugore yamufashe umwana arambwira ati ariko ngende nkawe ntago narekera kumareba nakomeza nkareba Adam nkareba ibyo barimo. Nuko bakomeje kujya barebana. Hanyuma Adam aza kwinjira ahangaha asanga wa mu ex we aho yicaye ambwira ati mva ati nzi ko ndimo gusanga ahangaha ati ugeze umurikira se ati kuva cyagiye ugena nayisenza. Nuko ambwira ati se uribuka ko twazaga ahangaha. Umugore ambwira ati se nabyibagirwa gute. Ambwira ati ngaho rero vuba tubyina nkuko twabyinaga mbere. Umugore ambwira ati ntago nabyanga ati nanjye nari mbikomboye. Yaraje rero batangira kuri ibyo bakoraga kera bagikundana kuko yajyaga akunda kumusora ahangaha akumusohokana ahangaha akaza bakaganira. Kumbi wa mugore nawe yaje kurikiye umugabo we aza amureba. Nuko kandi ariko se ndabona tutari bugire ibihe byiza ati se ushatse kuvuga iki ati dore umugore wawe nguriya yaje. Umugore yaje atavugira hejuru cyane ati ko ubundi ibyo ni ibiki ati ubu rwose ngiye bino bintu ndabirambiwe. Ndabona ati reka mbareke musigaye muganira. Umwe atambwira ati ako si ubundi bite byawe Adam kuki ubushaka kumbabaza. Adam arambwira ati ariko bino ngewe buri gihe urumurikira kuki utanyizera ngewe ndashaka kwinywera ubundi ndaza musanga ahangaha. Hanyuma umugore arambwira ati sha ibyo bibazo by'ibijyana hirya. Arambwira ati ni gute ugiye udashobora kunyumva. Arambwira ati rero wa mugore ni mpamvu udashaka ko ngumana nawe ugenda ujye mu rugo undeke. Hanyuma umugore yarivumbuye bitewe n'uburakari araza arangije atabona umugore hirya arimo yisiga utumekap. Azambwira ati shati nakubeshye ndambiwe kukubonana n'umugabo wanjye niba mwarakundanye byararangiye mureke njye negumanire n'umugabo wanjye. Ndambwira ati ariko ibi byose urabishaka ibi byose ubishaka ni biki urashaka ko mukora divorce hanyuma njyewe nkagumana n'umugabo wawe. Bakomeje kuvuga ibintu byinshi. Hanyuma umugore ambwira ati reka nkubwire ufite kamera wawe kamera agomba kuba mu rugo. Undi nambwira ati ariko kamera ni wa mwana w'uyu mugore mu ex ura mugabo. Arambwira ati kamera ni jyewe mba nje kureba ntago mba nje kureba umugabo wawe. Ati usibye ko Adam nawe ufata umwanzuro ntago ari ufata imyanzuro. Ati rero Adam abagomba kubona umwana we nanjye nkabona umwana wanjye uko twamubyaranye wowe utaraza. Ati rero ntago ngiye wakomeza kugendaho ndetse batirana amagambo nk'abakeba. Hanyuma umugore abwira mu ex ambwira tumva ngewe ntabwo mutinya atari kugira ngo usenye urugo rwanjye ahubwo wowe nzasenya wowe niwe nzabanza niwe uzapfa mbere y'ibindi byose. Umugore ambwira ati we ntago wanera ubwoba ati umugabo wawe niwe muradukinya ati ugomba gufungura amaso ukareba ko ugomba kurinda umugabo wawe naho ngewe ugomba kundeka. Yashatse gusohokera mu itambika itamusunika n'uburakari bwinshi. Hanyuma mu gihe bagiye kuba bafatana wa mugabo atatunga bafata ubundi ibyo ni ibiki murimo. Umwex arambwira ati ndashaka ko ukontorora umugore wawe ati uko imyitwarire agira ngiye mbona itandukanye. Hanyuma yaramufashe umugore ashaka kurwana arangije kuri ibishoboka byose bituma amusohora. Adam yaje mu rugo rwa mu ex we yitwaje n'ururabo
aramusuhuza umugore avuga ati se bitemeze bitatu urabona u Rwanda tunyura batinje gusaba imbabazi ejo ntabwo byagenze neza. Hanyuma umugore aramubwira ati kuri umugore wawe ni ubwa mbere nkoreye biriya bintu. Umugabo aramubwira ati humura ntabwo bizongera kubaho, kuri ntabwo bizongera kubaho, namushyize mu bibazo ejo umugore wanjye rwose ni kuri ateye nyine ntabwo nabasha kubyihangana. Umugabo aramubwira ati rero muri kugira ihangane ako kanya wa mwana wabo itazari barabyaranye mbere yuko uno mugabo ahura n'uriya mugore ngo umwana itazababwiriza agati se runo rwabazanye. Umugore atamubwira ati runo rwabana rwawe ni papa wawe uruzanye. Hanyuma umwana yahise avuga ati ni ukuri numva ndishimye cyane, ahubwo mwaza tukajyana kureba filimi, ati papa wabwiye na mama akaza tukajyana. Umwana yabasabye ko bareba filimi hanyuma barabyemera. Ubwo ise arambwira ati nta kibazo twagenda, ati ahubwo mujye imbere tugende tujye kureba filimi. Umugore yahise afata bage ye ukabona barabakurikira nuko bakomeza bajya kureba filimi. Hanyuma umugore we usanzwe atari umu ex we yababonye bavuyeyo nuko abona barimo baza bishimye, umwana agenda akina na se. Ubwo barimo bagenda umugore yababonye yitsimba ahantu aravuga ati reka maze ndebe aho berekeza ndebe uko biza kugenda. Umwana agiye imbere ya mama we hamwe na papa we bagenda baganira avuga ati ukuri nako turi umuryango wishimye, bino bintu nari mbikumbuye. Umugore aramubwira ati se wari ubikumbuye bitazongera no kubaho ubundi. Yamusize aho ngaho wa mwana ahita azanga muri supermarket aza kureba ibyo yashakaga kugira ngo bayimuguriye, aho azi se wakunze akahe. Mu gihe wa mugore ari aho ngaho yihishe ahita ahamagara umugabo we kuko yari arimo amureba. Umugabo wabonye bamuhamagaye ahita akupa telefone ntiyayitaba, akuramo ijwi hanyuma arayibika barikomereza. Umugore agenda akaramwishe aravuga ati bino bintu no mu ex umugabo wanjye ari gukora umugore azabyishyura. Umugabo yaje mu rugo asanga umugore we yatashye kare, yageze mu rugo yicaye yamutegereje. Amaze ati se bite byagenze gute? Ati akazi kabaye kenshi, twakoze inama nyinshi, ni ukuri igihe cyambanye gitoya ntabwo wabyumva, utumve ko twamaze no gukora inama tugahita tujya muri resitora. Umugore yahagurutse aramubwira ati se uravugisha ukuri, ibyo bintu uri kuvuga ni ukuri? Umugabo aramubwira ati ibintu uri kuvuga ni ukuri ntushaka kunyizera. Ati se ni ukuri icyo uri kumbaza? Mu gihe umugore ataramusubiza umugabo aramubwira ati rero ndananiwe ngiye ko njya gukaraba. Yahise aterera kuva aho ngaho imyenda yari yambaye, maze kuyitera aho ngaho umugore ajya kwihumuriza aravuga ati se ko numva parufe n'ubundi irimo kari yanjye uti byagenze gute? Fashe kofi areba ibirimo ahita abona fagitire bakoresheje, abona ni amafaranga menshi. Aravuga koko uno mugabo ugiye gutakaza amafaranga kubera iki njyewe atajyana akazaho. Umujinya waramwishe ahita aza ku nzu y'uwo mu ex we ahaba, hanyuma aza kumubaza ati ariko wazamviriye ku mugabo? Hanyuma mu ex aramubaza ati se ibyo ni ibiki uri kumbwira wowe? Ubu urifashe uje kundeba ngo umugabo wanjye? Umugore aramubwira ati umugabo wanjye umugendaho kubera iki? Kuki wumva udashobora kumurekura kandi jyewe mbana nawe, wowe kuba mwaratandukanye kera mugikundana, kuki wumva utamurekura? Hanyuma umugore yahise abona urupapuro yari yanditse rwari ruri muri rwa rurabo yarwanditse, arimo avuga ati ati muri hano umugabo ati njyewe mwana umugabo wawe, ati njyewe ntabwo nigeze nkora ibyo bintu, umugabo wawe wowe wizana, ati ahubwo sinzi ikibazo nawe afite, ariko wowe nawe mufite ikibazo. Ntabwo ati ariko kuki wakumva kutugenda? Ati reka nkubwire, ati njyewe ndabizi neza ko umugabo maze imyaka 2 mubana, nanjye twatandukanye nite ankurikira. Agiye kumukubita ahita amufata amubwira ati ibyo bintu utaza no kubigerageza, wowe urugo rwawe niwe warusenye, cyane cyane umugabo wawe niwe ugendaho, abazanga kugira ute kubera iki abashaka kugendaho. Nuko umugore babara cyane, yibaza ukuntu bagiye kumutwara umugabo, yibaza ukuntu asubira ku mu ex we, mbese abura ikintu yakora. Hanyuma undi aramubwira ati umugabo wawe ni umubeshyi, ati none yakugize umusazi, ntagakubaha ntagagira ute, ati rero uri wihangana ibyo yakora byose ugomba kubyihanganira. Hanyuma umugore aramubwira ati ariko n'ubundi wowe ni wowe urica, ati kuki utugendaho kweli? Kuki wumva wakunda umugabo wanjye? Kuki wumva ibintu byose wabikora? Hanyuma umugore aramubwira ati kamubwira ati kugira ngo nizeye ko yenge waje imbere kandi wowe waje nyuma, uriya mugabo wawe ndamuzi kukurusha, vayo mwereke ngira ibintu mwereka. Yaramukurikiye ntumwe arazamuka arazanga mu cyumba kugira ngo amwereke ko ibyo arimo avuga ntaho bihuriye, kubera ko we yaje imbere banakundanye mbere. Anje arambwira ati ariko sha harya ino parufe uri kubona ntago njyewe ari njye wabanje kuyifata, uzi ko yayinguriye mbere.
wowe ntuyifite ntidufite parufe zimwe. Umugore ahita yibuka arimo yihumuriza mu ishati ya wa mugabo we, ahita yumva bafite parufe imwe, nuko aramubwira ati icyo ni ikimenyetso cya mbere kugira ngo umenye ko nagutanze. Uva n'ahangaha ngira icyo mwereka, ubundi uraza gusanga ngewe naragutanze kuko ibyo yanguriye mbere imyaka 7 ishize dukundana nawe byakuguriye. Hanyuma iyi kanzu yo ntuyifite, ibuka neza niba uyifite mu myenda ufite niba ntayirimo. Tibuka neza ko iyi kanzu aciye igihe gito yayimuguriye kandi isa neza neza n'inkweto ex we. Arabyibuka arangije aramubwira ati erega ndabizi neza nubwo utavuga ukuri kwawe urakuzi, harimo ibintu byinshi mfite yagiye agura arebeye ku byanjye, jya umenya ko naje imbere yawe rero. Ati rero igisubizo cyose uba wakibonye, umugabo wawe niwe kibazo, ati ngewe ntabwo ndi ikibazo. Hanyuma umugore aramubwira ati se kuki wumva wanzengera urugo kuko ubona rwa rugo nararubonye binduhije. Ndababwira ati rero ubwire Adamu ni umugabo w'uyu nguyu, ubwire Adamu ntazagaruka ahangaha ati kuko niwe ukora bino bintu. Ati ngewe ibintu nari narabirangije ko nari namenye ko mubana mugiye kubana murakundana ndabireka. Hanyuma arangije we ashaka kuza kugira ngo dukomeze dukundane kandi byarangiye. Yaje ahangaha abaye afite agahinda kenshi, afata telefone ahamagara wa mushuti we amubwira ko amukeneye agomba kumusanga mu rugo. Undi nawe yaraje koko nk'uko yari yabimusabye, aramubwira ati ndifuza ko twaganira. Ndabona se urabona bizagenda bite? Umugore aramubwira ati njye ndi kumva naniwe. Hanyuma umushuti we aramubwira ati njye reka nkubwize ukuri, ugomba kurekura umugabo wawe agakora ibyo ashaka ati kuko n'ubundi ntabwo yabireka. Bakiri muri ibyo ngibyo wa mugabo we yaraje aramubwira ati se murikuri cyangwa. Hanyuma wa mushuti we atamwereka ati reka mbareke muganire wenda hari icyo mwageraho. Hanyuma undi wa mugore atamubwira ati kuki ukomeza kumbabaza, ati cyumva wamfatanya n'uriya mugore uriya mu ex wawe kumbabaza. Nuko undi mugabo aramubwira ati wagiye mu rugo iwe, wagiye mu rugo iwe kugira ute, kuko yamaze kumbwira ko yagiye mu rugo ibintu byose akabibona. Nuko umugabo aramubwira ati wagiye umbabarira ukaguma mu rugo iwawe ko nta gihuriyeho n'uriya. Umwe aramubwira ati umugabo abwira umugore ati bitewe n'ukuntu njyewe urimo uransebya urimo urafuha cyane ndashaka ko njyewe wama divorce. Umugore aramubwira ati ariko ndaguha divorce urimo uradefanda ex wawe kugira ngo bigende gute? Hanyuma umugore aramubwira ati se urashaka divorce ujye kubana nawe kubera iki wumva wamimukira, kubera iki wumva wambere umuntu mubi urajya kubana n'umu ex wawe kugira ngo bigende gute? Umugabo aramubwira ati rero njyewe ntabwo ibindi bintu byawe nabyihanganira byo kugenda ukagenda ufuha rwose, mbabariye ureke dukore divorce ngende nawe wigendere. Umugore yarababaye arangije amufata amaguru aramubwira ati mbara no kuri ntabwo wansiga, ati ndabizi ko nkunda, ati kandi nanjye ndagukunda, ati hangane dukore urugo rukomeye, ati ndabizi neza ko ntaho wajya, mbabarira n'ukuri ko Imana ndahari kandi ngomba kwihanganira buri kimwe cyose. Wa mushuti yaraje aza kubagiza aje kumufata amubwira ati ni wa mugabo we niba udashaka kubaka wagenda ukava ahangaha ubundi asigarana n'uyu mukobwa n'uyu mugore. Umugabo asize yihuta azi ko aje ku mu ex, aramubwira ati urabizi neza ko namwatse divorce? Umu ex yamaze ati se yamwatse divorce iki? Ati ngiye ngomba kumwibagirwa, ati nkikundira wowe, ati kuko wowe wanze kumvamo, ati uko byagenda kose ngiye ntabwo nshaka gukomeza kubaho mbabaye, ndashaka kubana n'umuntu nishimiye kandi nawe nyishimiye. Aramubwira ati wambaye ukaba amahirwe ubundi tukibanira tugakomeza tugakundana. Njyewe umfashije amakosa ntabwo nazongera kuyakora, ibyo nakoze byose tugikundana ntabwo nazongera kubikora. Umugabo yaramwinginze aramubwira ati ndashaka ko dusubirana, ndashaka ko tukongera tugakora urukundo. Hanyuma uyu mugore aramubwira ati ibintu byose wankoreye urabyibuka, ati Adamu nta kintu na kimwe nakwemera, ibyo uri kuvuga kumbwira ngo dusubirane ntabwo byakunda, kugira ngo dusubirane nawe byasaba izindi mbaraga kandi ntabwo byashoboka. Ati ibyo bintu byikuremo, ati ikintu kimuje nawe n'umukobwa wawe, iyo anafite umukobwa wawe ntabwo nabana nawe. Adamu aramwinginze, hanyuma umugabo yakomeza kumukatira anamwambira amubwira ati ko bitakunda, ambwira ko igihe cyabo cyarangiye, ambwira ko kandi ko ubu ngubu yifitiye undi kandi afite gahunda. Nuko Adamu yakomeje kumwinginga, Adamu akagwa mu kwano agiye kubona aka kanya wa boyfriend w'uyu mu ex ageze. Hanyuma atubwira Adamu ati ndeka nigendere, ati nifitiye gahunda n'umugabo wanjye, mfite gahunda n'umuhungu dukundana. Adamu yasigaye aho ngaho abura buri kimwe, abura umugore we, abura n'umukisi we, mbese kubera gufata yaburira icyo yafata buri mwanzuro, asigara wenyine ku giti cye, birangira n'umuryango we